mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu. Iminsi 40 nyuma ya Pasika, turahimbaza umunsi mukuru wa Asensiyo. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kidutekerereza ku buryo burambuye uko byagenze, uko abigishwa ba Yezu Kristu bakomeje kubonekerwa nawe mu gihe cy'iminsi 40 nyuma y'izuka rye, uko yabasanze i Yerusalemu aho bari bateraniye, akabasaba kuhategerereza icyo Imana se yabasezeranyije, Roho Mutagatifu. Ni muri icyo gihe cyo gutegereza bamubajije n'ikibazo cyo kumenya niba ari bwo agiye kubyutsa ingoma ya Isirayeli. Mu by'ukuri bari batarumva neza ikibategereje cyangwa icyo bategereje uko kizaza kimeze. Amaze kubabwira ko bagiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu uzatuma bamubera abahamya kugera ku mpera z'isi, nibwo yazamutse mu ijuru bamureba, ngo maze igicu kiramukingiriza ntibongera kumubona. Bavandimwe, mu nteruro ya mbere ya Asensiyo twita preface mu gitabo cya misa, batwibutsa ko Yezu yazamutse mu bushorishori bw'ijuru atagira ngo yihunze ubukene bwacu, ko ahubwo yari ukugira ngo twebwe imyanya y'umubiri we dushobore kwiringira kumukurikira no kumusanga aho yatubimburiye. Aho yatubimburiye nta handi usibye aho ubwe atubwira atubungiye kubategurira umwanya. Nimara kubategurira umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Tubisanga mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Mu gihe rero tukiri hano ku isi, dusaba natwe gutegura imitima yacu. Mu Ivanjili yanditswe na Mariko umutwe wa 16 umurongo wa 15 kugeza ku wa 20, batubwira ko Yezu amaze kujyanwa mu ijuru, intumwa ze zo zagiye kwigisha hose. Izo nyigisho twashyikirijwe na Yezu Kristu ndetse n'intumwa ze, nizo n'ubu zidufasha, nizo dushingiraho kwemera kwacu, nizo ziturarikira guhindura imyitwarire yacu. Muri iyo Vanjili batubwira kandi ibimenyetso bizaranga bazaba bemeye, birimo kwirukana roho mbi, kuvuga indimi nshya, gufata inzoka, ngo kandi nibagira icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara, ngo bazaramburira ibiganza ku barwayi bakire. Bavandimwe, koko rero uwemeye kwakira inkuru nziza agahindura imyitwarire, ntakingurira sekibi umutima we, asezerera ingeso mbi ntaho urwaho umushukanyi. Ntakingurira sekibi umutima we, asezerera ingeso mbi ntahe urwaho umushukanyi. Avuga kandi ururimi rushya cyangwa imvugo nshya y'urukundo, ineza, amahoro, kunga abantu, kwirinda amakimbirane, kwirinda ibitutsi, kwirinda imvugo nyandagazi. Ibyo ni uburyo bwo kuvuga ururimi rushya, mbese kwirinda ko hagira ikintu kibi cyamuturuka mu kanwa. Uwemeye kwakira inkuru nziza kandi abasha guhangana na sekibi ugereranywa n'inzoka mu mvugo ya Bibiliya. Amenya kandi gutangira uburozi bw'ikibi no guca uruhererekane rw'inabi. Uko kumwe uburozi ntugire icyo bugutwara, tubyumve uko twabemera twitwara imbere y'imvugo z'urwango, imbere y'amagambo mabi tubwirwa, imbere y'abavuga imvugo z'urwango n'amacakubiri. Ibyo byose bigereranywa n'uburozi. Kumenya kubabarira ni ukutagira icyo utwarwa n'uburozi bw'inabi, kutifatanya n'abanyamigambi mibi kandi ukamagana ibitekerezo bibi byabo, ni ugukingira umutima wawe uwurinda kwinjirwamo n'ubwo burozi. Kuramburira amaboko ku barwayi bagakira
nabyo byakumvikana ku buryo bwinshi. Hari benshi bagira amakoraniro yo gusabira abarwayi, ariko hari n'ubundi buryo ushobora gufasha umuntu akumva arakize cyangwa akumva atuye umutwaro wari umuremereye, kumutega amatwi, kumubwira ijambo rimuhumuriza n'ibindi bifasha umuntu kumva ko atari wenyine. Twahuza dute rero ugusubira mu ijuru kwa Yezu Kristo n'imvugo ye yabwiye abigishwa be ati ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku ndunduro y'ibihe? Mu ivanjiri yanditswe na Mariko iteganyijwe kuri uyu munsi wa Asensiyo, umutwe wa 16, umurongo wa 15 kugeza ku wa 20, batubwira ko Nyagasani Yezu amaze kubabwira atyo yajyanywe mu ijuru maze akicara iburyo bw'Imana. Kuko rero mu ijuru atari ahantu ahubwo ari ukuntu, nitwumve ko Yezu atagiye kure yacu, ahubwo twemere ko ari muri twe mu buryo butandukanye n'uko yabonwaga n'abigishwa be, ariko arahari. Muri iki gihe cyacu dushobora kwibonera ibimenyetso nk'abemera ko Nyagasani ari kumwe natwe. Hari ibimenyetso batubwiye muri Bibiliya, ariko hari n'ibindi bimenyetso byinshi twibonera nk'abemera. Ibyo bimenyetso bitubwira ko Nyagasani ahari, ari kumwe natwe. Twibonera ukuboko kw'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi, buri kanya tubona ineza ya Nyagasani twigaragariza, tubona uko Nyagasani adukiza ibintu byinshi byashoboraga kugirira nabi ubuzima bwacu. Buri wese ashobora kuvuga ibyo abona mu buzima bwe, ko Imana itari kure ye. Ubutumwa Yezu yahaye abe, ba bagabo bo mu Galileya bamubonye agenda, natwe arabuduha. Abamarayika babajije impamvu bakomeje kureba ku ijuru. Ni nko kubibutsa ko igihe kigeze cyo gushingura ibirenge bakajya mu butumwa, bakagenda bonyine noneho bakabwira inkuru nziza y'ijuru abakiri mu myumvire y'isi. Koko rero hari benshi barangamiye isi gusa, hari abigishwa barangamiye ijuru. Abo bose rero barangamiye isi naho bakeneye babagezaho ubutumwa. Ubutumwa bwacu ni ukubakangurira kujya bafata umwanya nabo bakarangamira ijuru, bakibuka ko ibyo dutunze biva ku Mana, kandi bakajya banayishimira bafata umwanya wo kwita ku bandi. Turangamira ijuru rero, ariko tunibuka ko tukiri ku isi. Yego, umwanya wo kurangamira ijuru, umwanya wo gusenga, umwanya wo gusingiza, ariko turacyari ku isi. Dusabwe no gufata umwanya wo kujya mu butumwa, tugafasha abatwarwa n'isi gusa kujya bibuka ko twaremeye kuzajya mu ijuru. Abenshi batangiye amasengesho y'iminsi 9 adutegurira guhimbaza umunsi mukuru wa Pentekosti. Ayo masengesho bayita noveni, biva ku ijambo ry'igifaransa neuvaine. Neuvaine nayo ikava kuri neuf, bivuga 9, cyangwa neuf bivuga ikintu gishyashya. Noveni rero idufashe kwivugurura, tuba abantu bashya. Nk'uko umwana avuka nyuma y'amezi 9, nyuma y'iyo minsi 9 y'amasengesho, natwe dusabe kuzaba abantu bashyashya, nk'aho natwe tuvutse ku bwa Roho Mutagatifu, kandi dusabe Roho Mutagatifu avugurura ibishaje muri twebwe, abigire bishya cyangwa tugire bashyashya, adutere imbaraga zo kwamamaza ingoma y'Imana no kurushaho kugira isi nziza. Umunsi mwiza wa Asensiyo. Mwari kumwe na Padiri Bernard Kanayoge, umusaseridoti wa Diyoseze ya Nyundo.